ubuyobozi bwa Rayon Sports bwaganiye kuri uyu munsi tibiteye gute rero mba mfite zandani muri Rayon Sports baganiye bumvikana ko prime bagiye kuyizamura bakayikura ku mafaranga bari ku mafaranga yarasanzwe mu mikino yabanje cyangwa se ku mikino isanzwe, kuko bafite gahunda ko Rayon Sports nyuma y'ibintu bimaze iminsi biba muri equipe ya Rayon Sports bafite gahunda ko bagiye kuyigarura. Bongari Bitsa yagize mu Nzove, yaje ku munsi w'ejo mu masaha, yaje Rayon Sports yagiye i Rubavu, yahageze ku mugoroba, ngira ngo yakiwe na Mitima aya Bongari Bitsa, ni Mitima Isaac bamwakiye, right? Ndajya mbabwire ngo Rayon Sports bavuze ngo aya Bongari Bitsa araje azi abakoreho, ariko ikigendanye n'amafaranga tugiye kubitaho bya sana. Equipe tugiye kujya tuyitegura biteye ubwoba. So ni muri urwo rwego rero ubuyobozi bateranye kabisa baraganira mu magurupe cyangwa se mu mabodi yabo nk'ubuyobozi, abagabo bakomeye cyane, bakavuga bati prime bihagaze gutya, baraganira bumvikana prime iremeye cyane, iremeye ariko iraremeye. Uti biteye gute rero gutsinda umukino Rayon Sports ifite ku cyumweru, ku munsi wo ku cyumweru ni 200,000 buri mukinyi ku giti cye rwose akaba yayahabwa. Ubwo kuri Kadimu Ndiaye nakora clean sheet cyangwa se agakipinga clean sheet akaba atana gitego yinjizwe, ubwo Kadimu Ndiaye birumvikana azacyura nk'inote ya 300 kabisa. Ngira ngo Kadimu Ndiaye imyitozo Rayon Sports tuvugana kabisa, ni imyitozo kabisa bayirimo neza cyane. Ngira ngo imyitozo agose barakomeje imyitozo bareba ko gose nta mwanya wo kuruka uhari. Ubwo icyo nakubwira nuko gose ari inote ya 200 ku munsi wo kwa gatandatu. Ayo ni amakuru y'ibanga cyangwa se nizandani mba nazanye hano, mba mbazani amakuru ameze neza cyane. Abakinyi gose mu myitozo bari guseka barishimye neza cyane, intsinzi iraryoha. Ubuyobozi bugiye kuba hafi y'ikipe, niyo gahunda